hari ibintu ndeba nkabona nubwo biyoborwa n'ibitumbaraye ariko byo mu mutwe hadatumbaraye byibuza habe mu bwenge. Iyo ugenda ukandika commentaire imeze gutya mu Rwanda ibyo bintu ntibikihaba. Ese reka tubyemere nidushaka tumere gutyo pe, ariko tubayeho neza, tutabayeho nk'abantu bakenye mu mutwe, bagakena ku bushobozi, bagakena muri byose. Ikindi kuvuga ayo magambo uziko mugeraho mukanenga n'ukuri n'ibintu bigaragarira amaso, n'ibintu mwebwe muri mu ntambara. Perezida wanyu ari kwirirwa mu bintu bidafite 12, ari kwirirwa ngo mu masengesho, uwacu ari kugenda kudiringa n'ibindi bihugu kugira ngo abanyarwanda babone ibyiza kandi babone kuri buri kimwe. Abanyarwanda babone inzira nziza yo kubaho neza kandi batekanye. Hanyuma weho uwanyari mu biki? Ese abo banyamurenge uvuga ubwanyu muri kubica muri Kongo cyangwa bari kubica muri Kongo? Abarundi bari kuza kwica abanyamurenge cyangwa abandi bantu? Amateka ya Kongo murayazi? Ese kejo babasobanurira bari kubasobanurira mukanga kumva? Jewe yo mbareba hari gendeba nkabona abantu nyine nubwo mutumbaraye cyangwa muri banini nkaho wakidezirewe naho bafina tunga abo bapari Nahimana abo ba Mukankiko bira bintu byose biri kwirirwa bivuga hariya, ugasanga ibyana barabirukaho muri Amerika. Niba bacyura ubwo bugambo bwose mwivugishaga nzareba ko muzongera kubusubiramo, kandi mba ndi kubarabura. Nitwa Mr Bean Barabura.